surprise for you. Really? Hey, serious? Yeah, show me, baby. Show me. Look at here. No! Tuanze dutore kaci Jenny tunje tubyine. It's okay, it's okay. Rero nta kintu naguhamagariye nshaka kubera ko ndacyagukunda nka kwa kundi. Asena naka. Isiko maginga uri kubaza. Sha. Ego kuma nanjye niba byoroshye rega. Knowless. Cheze ko nagutindije ariko. No? Njemze neza. Sha ndi koga rero. Ariko amazi arahaga ewe. Sha ntabwo byoroshye. Nibizi kari gatumbi ko bari amazi akonje cyane. Sha yarakonje. Kubera kera kabisa boarding wangaga amazi akonje. Sha umva mwanjye usiko nagiraga keto. Boarding se. Nagiraga keto nacyushyaga amazi kwa metroni. Nekarika. Kubera ko metroni susi ko twese duturuka hamwe se muri quartier. Nari inshuti ndabizi. Metroni sha zihorera. Ariko ngo yavuye kuri cya kigo. Yo renga abantu benshi cya kigo ntabwo bagikundaga. Kubera ko bavuga n'ibintu bizi. Yano rero mbwira. Wabaye mwiza ariko. Shwa. Papa se. Subiri se ngi Kigali. Ndabona Kigali kwakira fresh. Nawe ufite ahantu heza tu. Yego. Ya. Aho so inzobe gutya cyangwa yusize. Oya sha urabizi kuva kera nari mfite inzobe naturelle. Nembyire ngagisha. Yego. So none se. Nice. Sha ni neza bari. Gake. Wow. Sha nanjye mba ndahanjye nyine muri uyu murwa rero. Kimbwira se. Sha. Afite free time every day guys. Yeah. Gusa nyine nanjye mba ndi mu kazi nyine nuko mba naruhutse uyu munsi nibwo nyibyuka none. Cyangwa mbwira icyo mumugari rero. Sha nabirenze nyine urabizi tukiga primaire. Aragukunda subiza ko sometimes narakwandikiraga ufite wagize unego bwo kwandika. Wagira ko unego bwo kwandika. Nyine ko nagukunda nakwandikira. Naho mbwese ariko bafite ngiro unego ko nzampa. Ikikuwa gatanu urabizi nagukiriraga uniforme nkayimesa ukayifata ku cyumweru. Rero nta kintu naguhamagariye nshaka kubera ko ndacyagukunda nka kwa kundi. Sure. Yeah. Sha numvaga nyine bitari ngombwa. Aho njyewe naragukunda aho nagira ubwoba bwo kwikunda. Yego ufite abantu benshi nyuma bakuri inyuma bari kukureba. Really? Bawunezme, bawunex bari benshi kuri njyewe. Ariko kuba bari benshi ntabwo byari ko wambwira ko nkunda. Okay, basi byatumaje. Iyo gusa ntabwo ari ibintu cy'ikinege ntabwo nitaye kuri barine kuri ba Megan ibyo ntabwo ngena ntabwo nabyitaye ko baba bagukundaga njye nakomeje n'undi numva nzabikubwira amaherezo. Wari abantu inshuti bisanzwe gira. Shaho yawe. Okay, ari niwe wenda twagerageje kuryamana ariko byabaye rimwe. Ko? Ya. Kurya? Come on. Arine mwararyamanye? Ya twararyamanye. Arine twararyamanye ariko. Wasanga nora mwana yabyaye ari uwawe. No, bro. Twakiri abana bato kandi twabikoze nyine ntabwo kwiki. Nyine Nose shaka gusa nyine nge mwanjye ubu ntabwo nzi ko banyitaho. Sure. Nzi ko banyitaho ngo umwanya bingana gutya. Kandi inshuti nziza. Gusa wakoze cyane. Sure. Inshuti nziza kandi ndagukunda. Really? Yeah. Kind of kiss me. Yeah. So. Sha sema nanjye. Base ko nta natetse bose urabizi imbere uboneka kuva kera. No? Ndebye n'ibyo bibyana n'umwe cyane. Oya ariko gusa ngiye nashaka gusangira nawe. Okay, maybe uzaza muri apartment yanjye. Nta kibazo. Ko nashaka gusangira nawe. Igihe bisanzwe. Iya, nuko yaba ari na biscuit ariko nkabona ko nsangiye nawe. Kugenda nizera ko nkunda kuri kubimbwira. So, ubwishuri muri iyo mbago turi ko. Wambaye isume uvuye muri douche.
just twitaye ku buriri nyine ni ubusazi tuba mu mind. Oya ntabwo ari ibyo ndi kuvuga njye ndimo ndavuga Oh yeah. Birasanzwe nyine ko umuntu yakimva mu ndi nyine ngiye sinzi uburyo ndimo ndumva nishimye ku buryo utabyumva. Niko just nyine ni ubusazi tu bashangiye sinzi ukuntu ndi kwiyumva. niko tese Ndumva nishimye ku buryo utabyumva. Ese wakwegeye hino ndashaka kwegama. Gurishya byihuse kuko ndi mu gituza cyawe. Yeah, it's okay. So, nice. Shana neza nyine. Njye ariko ndashaka kuza kumenya nkabyinana nawe just. Ese ko ntabwo ukunda ibintu byo gusohoka. Yeah, ndabikunda that's why nyine ndikwibusaba. Njye ko ndabishakaga. Nabishakaga. Tuwende sosi twasohokeranye. Njye ntabwo nkunda ahantu h'utubyiniro, ntabwo nkunda njye nyine nkunda ahantu hatuje mu busitani twicaye twembi nta bintu by'urusaku bihari ku buryo ari wowe ndi we mbona mu maso yanjye nta kindi kintu nzaba nshaka kureba. Mbese ikintu nkunda se ndahano ari vibe z'ubusazi ziri danje ubona babyina nyine Justin nyine ibintu byiza Justin agura apartment kugiye ko Justin of course turabana feelings ziraguhura reka nkwereke ukuntu bizagenda uretse nkwereke ukunda ahantu ha vibing hari vibe nanjye nkunda ahantu hatuje tuzabanza tujye aha vibing nyine wowe uzabishaka then tujye ahantu hatuje nyuma nyine yo kujya muri vibe zawe ubyine ugire gusa njye ntabwo nkunda kubyina nubwo mbizi. No, Justin is just better. Nuko Justin nshaka gukora ku mubiri wawe ariko nyine byanashoboka ko nabyinana nawe uburyo ngukunda tunabyinanye ndakeka byazi siko nahinduka nkarihana. Wow. Reka nkwereke ndahagurukeho gatoya nkwereke uburyo twaba tubyina. Okay. Yo wanditse. Come on. Just good. Ndashaka kukwereka nyine uburyo tuzaba tubyina. Let's. Wow. Yeah. Jesus. Wow. Wow. Nice guys. Urabona nabizi. Yeah. Jenny navuga. Ntabwo ari ngombwa ngo tugire ibintu too much cyane no. Ibi birahagije. Birahagije. Okay, twakongera tukabyina gake. Okay. Urumva byari ibihe twari dufite kwiga, twari dufite byinshi turi gukora, urumva. Just nkabimenya nyine nkumva ko ufite umuntu nkunda basi cyangwa nyitaho. Yakwira nabikubwiye. Kandi numvaga iki ari cyo gihe. Cyiza cyo kwimbwira. Asa nyine okay. Amatsiko ko kunywa. Sisi twabyinnye we. Twicare gakeya gusa nyine twicare hejuru. Niyo wawe Justin ugomba kubanza. Umva rero njye hano nyakubwira. Ndagukunda. Erega mu buryo umenya ko ngukunda ntabwo nakwifuza ko ari ikibi kikubaho. Sure. Oya mvura. Okay. Tuba tuyishyize hariya nta kintu. Tubyina twambaye gusa. Sure. Ako twari kwicaraho gakeya nta kibazo. No way, just twabyina biki. Oya twakwicaraho gatasi twabyinnye si ubwo. Ngore twabyinnye twarushye. Nyine reka tubanze dutore ka oxygen twongera tubyine. It's okay. Baby. What's up for you? Hey, serious? Yeah, show me, baby. Show me. Look at here. No!